kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu ni yamamare. Cyambere nushake wandike. Uretse ko binanditse niba ufite Bibiliya yera ngo ntabwo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Burya yarabyumvishe. Munsi wa mbere bagutukiye yarabyumvishe. Kugera ku ino saha nuno munsi wumvishe wiri jambo. Abagututse yabumvishe. Ariko ashyizeho iherezo. Aravuze ngo ntabwo ashaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Habe no gukozwa isoni nabo. Bagukojeje isoni. Burya cyagiye bakugambanira, cyagihe bagucira ibico, cyagihe bakuvuga, cyagihe bagenda bagutangaho amakuru, cyagihe bagusebya, cyagihe baguharabika, cyagihe babona ko nta kiza cyaguturukaho. Uwiteka yarabirebaga ariko yashyizeho iherezo. Uhereye nonaha aravuze ngo habe no gukozwa isoni nabo. Icya gatatu ngo ubwoko bwawe, haleluya, ngo ubwoko bwawe ntabwo uzongera kubusitaza ukundi. Imana itugirire neza. Ngo niko umwami Uwiteka avuga. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ku mvugo y'Uwiteka nta busobanuro nashyiraho. Ku mvugo y'Uwiteka nta kindi nakongeraho. Gusa ndagira ngo wumve yuko wadashaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, ntabwo ashaka kuzongera kubona wakojejwe isoni nabo, ntabwo ashaka kuzongera kukureba wasitaje ubwoko bwawe, ahubwo ashyize umugisha muri wowe, ashyize ibikomeye muri wowe kugira ngo bakugirireho umugisha kandi nawe ubagirireho uwundi. Imana yacu itugirire neza. Reka dusoreze ku iki gice cya gatatu ndetse n'icya kane cy'indirimbo ivuga ngo ngende umukristo, 108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ngo ngende umukristo ndi umwimukira. Haleluya. Ndagira ngo wumve ko Uwiteka kwimuye aho ngaho waruri. Abanyamahanga bagutukiraga, aho ngaho isoni zagukoreraga, aho ngaho wasitazaga ubwoko bwawe. Ngo ngende umukristo ndi umwimukira, ngo ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ngo ibyino mu isi hari isi warurimo itaguhesheje agaciro, itaguhesheje ishema, ndetse na Kristo abona ko wamwaye. Ngo ndi umwimukira, ngo ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ibyo ntabwo byakorwa n'umubiri, ahubwo bikorerwa mu mutima. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Ntabwo byakorwa n'umubiri, ahubwo ibyo ngibyo bijya bikorwa n'umutima. Ngo ngende umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Ngo aho ngaho nta nzara ihari. Ahari wasitaje ubwoko bwawe mu bijyanye n'imihahire, mu bijyanye n'uko udafite akazi, mu bijyanye n'uko ntacyo winjiza, mu bijyanye n'uko babona nyine koko ibimenyetso biraguhama yuko nta kintu wari umaze. Haleluya. Ariko noneho kuko uri umukristo, uri umwimukira, ahubwo komeza mu rugendo rwawe. Ngo aho ngaho nta nzara ihaba. Haleluya. Nara nitugirire neza. Ngo kandi ngo nta n'imiruho. Wari umaze igihe urindushye, wararushye mu mutima, ariko ibuka kuri umukristo mu mutima. Ngo nta n'imiruho. Ngo abaho bose baguwe neza. Abantu baguwe neza ni abakiriye Yesu Kristo w'umwami n'umukiza wabo, akabahindukira ubuzima bwabo bwa buri munsi. Imana yacu itugirire neza, kuko uyu Kristo yaturutse mu byiyumvo bya Rusi, ubwo Rusi yavugaga ngo ngiye guhumba nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. Bivuga ngo muri Kristo harimo amarangamutima y'abantu bababaye. Muri Kristo harimo amarangamutima y'abantu bindushye. Muri Kristo harimo amarangamutima y'abantu bashonje. Muri Kristo harimo amarangamutima y'abantu bose babuze uko bagira. Rero ndagira ngo nkubwire ngo burya aho ngaho nta nzara ibayo, nta n'imiruho, ahubwo abaho bose baguwe neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Igice cya kane kiravuga ngo ngende umukristo. Ngicyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Wowe wari ubuze ihumure, umva ko niba uri umukristo, nubwo warenganaga abanyamahanga bakagutuka, ukarenganywa nabo, ubwoko bwawe bukagutuka, ariko ngo kuba umukristo, Imana itugirire neza, kuba ndi umukristo binyibagiza ibyago byose. Haleluya.
ntabwo bivuze ko ibyago bitazakuzaho, ntabwo bivuze ko intambara zitazakuzaho, ariko kuba uri umukristo burya bikwibagiza ibyago byose, ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu, kubera ko utunze Kristo muri wowe, kandi Kristo akaba arimo amarangamutima y'ubupfakazi. Yaturutse kwa Nawomi ari umupfakazi, akaba arimo no kwa Rusi nawe ari umupfakazi, akaba arimo amarangamutima y'ukuntu bashonje bakajya guhumba, ayo maraso ya Rusi ari muri we. Haleluya, Imana itugirire neza. ngo kinyibagize ibyago byose. Ibyo byose iyo utunze Kristo muri wowe, ibyago byose urabyibagirwa. Mani ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu, kuko utunze Kristo muri wowe akaba arimo ya marangamutima yose. Numugira uzumva uruhutse, ndakwifuriza ko wamugira kandi ukamugira agwiriye muri wowe. Ngo ngende umukristo uko ndi kose. Haleluya, Mana ishimwe. Ngo ngende umukristo uko ndi kose. Niba uri umukristo ukaba uri umukene, Imana ishimwe uko uri kose uri umukristo kandi habwa icyubahiro. Ngo maze nintumirwa ngiye gupfa. Niba uri umukire ukaba utunze Kristo, nutumirwa ugiye gupfa. Niba uri imfubyi ukaba utunze Kristo, nutumirwa ugiye gupfa. Niba uri umupfakazi ukaba utunze Kristo, nutumirwa ugiye gupfa. Imana itugirire neza. Ngo nzagira ibyishimo bitavugwa, ngo nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Ndagira ngo mbabwire ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi bene data. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi bakristo. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi bantu bari mu byaha uko biboneye kose. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi, ariko burya wowe ntacyo wakwimarira, nanjye ntacyo nakwimarira, ariko Kristo muri twe afite umumaro ukomeye ku isi yose, kandi ubuzima bwe ntabwo buzarangirira aha, ahubwo azanatujyana iwe kandi adutuzeyo. Abwire se ari we Uwiteka wavuganye natwe rya jambo riboneka muri Ezekiel ibice 42, Ezekiel ibice 36, murongo wa 45. Niwe Uwiteka hamwe Kristo azadutuza, niwe wavuganye ibingibi iri jambo natwe. Imana yacu ishimwe, Imana himbazwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ndabifuriza amahoro y'Uwiteka. Rero ndavuze ngo ukuboko k'Uwiteka kube kuri mwe mwese muzakurikirana iri jambo. Ukuboko k'Uwiteka kube kubazaryumva, umugisha ubeho kuri mwebwe mwese bizabasha kugeraho, kandi ndifuza ko ryazabagirira umumaro, ndetse nanjye ndimo, kuko ni ijambo rimfasha uko bukeye nuko bwije. Ndabakunda cyane. Ngira nkumenyeshe ko uyu mubyeyi agiye kureba niba umwana ari uwe, agenda akajya kwa muganga, bagafata amaraso ye, bagafata n'ay'umwana ari akeneye kumenya niba ari uwe, bagapima DNA ziwe. Iyo Kristo nawe ashaka kumenya kuri uwe, hari utunyangingo tugomba kukubonekamo, akamenya ko DNA ziwe ziri mu maraso yawe. Mu gihe cyose DNA za Kristo zitari mu maraso, ese ugaburira abashonje nkuko Bowazi yabikoze? Ese urengera indushyi? Ese ni iki kikuranga yuko Kristo aho yakubona hose aramutse apimye mu maraso yawe yamenya ko utunyangingo twe turi muri wowe? Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndifuza ko Kristo yajya kubona akamenya ko DNA ze zikorera mu maraso yawe, kandi nawe watekereza Kristo ukamenya ko amaraso yawe akorerwamo na DNA za Kristo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Shalom, shalom. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel God Official. Yesu niyamamare.